Hasina Murenzi ukurikira hamwe Fadari haranira uburenganzira bw'abarimo n'aba LGBT asobanura ko usanga aba LGBT benshi batemerwa muri societe muri rusange ndetse no mu miryango bavukamo. Ariko hari abana benshi batabayeho neza kubera ikibazo cyo kuba batemerwa yaba ari muri societe ngari muri rusange, ubwo byo bigahera mu rugo. Ababyeyi basanga umwana abuze uburenganzira ku muryango, azira uko yavutse, ugasanga umuntu abuze akazi gusa kubera imiterere ye, cyangwa yanakabona igihe bazamenya uwo ari we akaba yakwirukana. Ariko ntaho ibyo ngibyo aje ko ntaho yabiregera, nta burenganzira afite bwamushyigikira bwo kuba yakora umurimo we neza bidashingiye kuwo ari we cyangwa kuwo akunda cyangwa wahisemo gukunda. Murenzi avuga ko aba LGBT batakabaye bagirirwa nabi hashingiwe ku miterere yabo. Mu by'ukuri abana ba LGBT, umuryango wa LGBT nta bundi burenganzira budasanzwe bakeneye, nta birenze bidasanzwe cyangwa nta bundi burenganzira burenze ubundi muntu bakeneye, ahubwo icyo bakeneye no kubaha, kuba baravutse bitandukanye cyangwa kuba baravutse bafite imiterere. Ko nta muntu n'umwe wakabayeho ahohoterwa azira uko yavutse, nta n'uwakabayeho ngo ahozwa ku nkeke cyangwa abuzwa amahirwe atandukanye nk'umuntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo uburenganzira umuntu arabuvukana kuva akivuka, yakabaye kuba afite uburenganzira nk'abandi bose. Diane Nigena umubyeyi ufite umwana ubarizwa mu ba LGBT asobanura ko byamugoye guhita yakira imyitwarire y'umwana we ubarizwa mu ba LGBT. Umwana ngiye afite no transgender, no kuvuga ko yavukiye mu ruhu rw'umuhungu ariko afite ubwonko bw'abakobwa. Donc yavutse ari umuhungu ariko atekereza gikobwa, n'imyambarire y'igikobwa no kugenda ari gikobwa. Rero ni kwimana yamuremye. Iyo ubyaye umwana baguhereza bwa mbere bakubwira igitsina cye, kugira ngo rero ukore transition uve kuri cya gitsina baguhereje akivuka wemere ko ari mu kindi gitsina. Urumva ari ibintu n'urugendo rugoye cyane, bisaba abapsikologe, bisaba abantu babizobereyemo, abaterapeute bakagufasha. Nigena akangurira ababyeyi bafite abana bafite imyitwarire yihariye ishingiye ku gitsina kumva akababaro k'aba bana bakabafasha. Umubyeyi icyo asabwa no kumuba hafi, akumva akababaro ke, akamwigisha kuba umugabo, akamwigisha kubyitwaramo kigabo, ntaheranwe n'agahinda kuko abenshi bibaviramo kwiyahura. Mu Rwanda tariki ya 17 Gicurasi 2022 ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya itotezwa rikorerwa abafite imyitwarire yihariye ishingiye ku gitsina, habaye n'igikorwa cyo kumurika imideri hagamijwe ubukangurambaga bwo kurwanya ivangura rikorerwa aba LGBT. Ni igikorwa cyitabiriwe n'ingeri z'abantu batandukanye harimo n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, biganjemo abaturuka ku mugabane w'Uburayi bari bayobowe n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda Nicola Beromo, wabwiye abari aho ko guharanira ku burenganzira bw'aba LGBT bwubahirizwa ari kimwe mu ntego z'umuryango ahagarariye. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika i Kigali.